ayo nangahe? 150. 150. Twakomeje 1 2 3 4 5 6. Kandi ubwo Kamisi uwo nguwo ikintu nyine cyakomezaga kimbabaza cyane ni ukuvuga ngo papa we twatandukanye afite umwaka umwe. Kamisi afite umwaka umwe. Umwana tugeze handi yaraturangiye ko aherereye, reka tumuhamagare twumve ukuntu bimeze. Allo, ko twari tugeze se handi wari uturangiye? Twari tuhageze rero hamwe wari uturangiye, turi ku muhanda. Ahantu hari agapangu k'umuhondo. None turi inyuma mu gikari ndimo nkorera. Noneho twinjiremo imbere. Mwinjiremo imbere murambona niho turi. Sawa. Yego. Reka dukomeze twinjiremo imbere rero turebe ko tumubona, hanyuma tuganire nawe tunamushyikirize ubutumwa mwamugeneye, kandi tunakomeza no kubashimira tubabwira ko mwakoze, tubashimira cyane muri nyangamugayo, kandi Imana igikomeza kubaha umugisha ko bwije nuko bukeye, ihaze ibyifuzo byanyu. Ibyo byose dore ngo turamubonye, muramubona ko ubuzima ntabwo buba bworoshye, ariko cyiza nuko nawe aharanira kuba umuryango we ugomba kuba umeze neza. Dukomeje rero kubashimira cyane. Reka tumuganirize, reka wenda abanza atanga urwondo hanyuma tuvugane nawe. Mwiriwe neza? Akazi keza? Ni amahoro? Akazuba ndabona nako kaba kabamereye nabi. Akazi kacu nyine twabonye akazuba ahubwo ari byiza. Kuko amatafari azirana n'imvura. Amatafari azirana n'imvura. Byagendaga se? Byagendaga buke. Ko tutabamenye se muraba? Ntago mwatumenye rero, twigeze kuza gusura no mudamu rimwe. Wenda ntago twari twamuteguje ko turi buze, ariko byabaye ngombwa ko tuza kumureba. Nibwo tugeze mu rugo rero rwe hariya, tusanze nawe uriyo, turamuhamagara atubwira ko ari mu kazi. Turavuga tutireka tuze kumureba, nyine ari mu kazi. Twamushaka gato, ahubwo twashaka kuganira nawe gato, yasinzi niba byakunda ntitubarogoye. Nta kibazo, ubwo nawe mba namuhaye ikiraka nyine. Nk'umudamu nk'uyu nguyu nawe aba ari aho aba wenyine, biba bisaba ngo akaraka nawe yikorere agafaranga. Uratubwiye ngo bamuhaye akaraka? Mba namuhaye akaraka. Urabona aka kazi k'ubuyede, yego, cyane cyane tugaha abantu b'abasore bafite imbaraga. Yego. Ariko kandi nk'iyo umuntu ari uwawe kandi ubona nta kundi kuntu ameze, yego, nawe ugeraho ukamufasha, ukamushakira ukuntu yabona icyo guhahira abana, ukamushakira ukuntu yabona agasabune.
ubu si ukuvuga ngo hariya ku ndege hariya hirya haba hari abayede benshi bafite abasore bafite n'imbaraga ubu rero nyine ariko umuntu w'umuturanyi w'umuvandimwe nawe uramuhamagara akaza nawe ukamwihera ibyo bibiri. ubona se wabishoboye? Arabishoboye ni bukeya ariko ubundi ntabwo nakayamuhaye bibiri nuko bari n'ubuvandimwe burimo. Ubundi nakazanye uriya musore w'imbaraga cyane ariko rero none se nakamwima kandi ari uwanjye we bikagenda biti. Reka tugushimire cyane warakoze kumutekereza. Nibyo. Rero bishobotse wamuduha tukamuganizaho gatoya. Ntacyo muganire nta kibazo. Ubu se ku munsi utari umuyede cyangwa se udatanga amatafari cyangwa ngo atange urwondo we ahembwa ngahe? Ubwo nibo bita abafundi? Abafundi. Bakorera ngahe ku munsi? Abafundi ni 4,000. Abangaba bakaba ari 2,000. 2,000. Ubundi yagakwiriye kuba ahembwa nkangaho. Uyu nguyu kubera ku mbaraga z'ubundi nakamuhaye 5. Ariko kubera ko ari uwanjye nyine 2 ndabimuha nyine nawe arebe uko yajya kugenza abana. Reka tugushimire cyane warakoze. Sawa murakoze. Kandi Imana ikongere. Yego namwe. Reka rero turebe uburyo twaganira nawe hanyuma dukomeza no kubashimira kubw'umutima wuje urukundo mwagize. Katuze tuganire nawe hanyuma ibindi byose bikurikira muraza kubimenya. Rero reka tumwakire dutangiye tuganire nawe atubwire wenda yaba ari muri bimwe tutumvishe mu kiganiro twajyanye nawe cyatambutse cyangwa se n'izindi wenda story yaba dufitiye agomba kutuganiriza cyangwa se tunamubaze igihe wenda amaze akora kano kazi k'ubuyede kuko mu mashusho mwabonye yatambutse mwabonye ko ibyo ari byo byose n'umukurajeri nubwo byagaragaye nkaho nyine asa nkaho ari umunyantege nke ariko mwabonye ko abishoboye. Nubwo abishoboye rero uriya muntu bari kumwe yagerageje kutubwira uburyo ki ari impuhwe amugirira kugira ngo abe yabasha gutunga umuryango. Rero rimwe na rimwe bihira abantu bake cyangwa se bishobokera abantu bake kuba wowe ushobora kuba wakwigurana umuntu ukumva ko nawe agomba kubaho nk'uko wenda wowe ubayeho cyangwa se niba hari inote y'igihumbi ubonye byibuze nawe akabona nayo mafaranga 500. Rero reka tuganire nawe tunamushimire kuba yatwakiriye akaba yemeye kutuganiza. Mwabonye ko twamusanze mu kazi ntago ari ibintu byoroshye no kuba wenda na mugenzi we yamwemereye kugira ngo tube twaganira nabyo ni ibintu bitoroshye kuko buriya agiye gukora akazi k'abantu babiri mu gihe yararimo arakora akazi k'umuntu umwe. Ariko kiriya ni igikorwa cy'ubutwari ndetse n'igikorwa cy'urukundo wenda usibye ko akenshi na kenshi bidakunze gushobokera abantu bamwe na bamwe. Ariko mbere na mbere kugira ngo tukwakire uriya muntu umudushimire cyane byo maze yo mu bwite wakoze cyane. Yego murakoze. Amakuru y'imisi. Amakuru turaho. Twakubwira ko tuzagaruka gusura none dore turaje. Imana ibahe umugisha. Ese bwa ntiwari uzi ko tukubeshya nyine birangiye ari bimwe by'iyi minsi. Hani nzi nyine ko mushoje akazi mugendeye. Mu rugo se mumeze mute? Turashima Imana. Abana mu rugo bameze mute? Abana bari baraho. Ikibazo n'ubuzima busanzwe kubibazo. Wa wundi w'umurwayi ubu ngubu ameze gute? Ubundi karwaye karacyarwaye. Ejo bundi rwose ku wa 4 yambwiye ko mama ndarwaye nubwo reba njya ku ishuri. Karacyarwaye ndacyasenga nkamuha n'amazi kwambwa nkamuha amazi menshi. Ubwo ndamuha amazi nkamuha n'iyo miti kandi nabwo nkakora icyo nkamusengera. None se cyagiye tuhava abaturanyi ntabwo bigeze bakuganiriza ngo bakubwire bati se bari abantu bari bagusuye nabahe? Barabimbajije. Ndababwiye ni abantu bambajije ubuzima bwanjye turaganira barankomeza bambaza byinshi ndavuga ni byinshi simbizi niko nanjye mbabonye barasanze nanjye ndabakira. Kandi twongera kugushimira ko wakoze kuba watuganiriza kuko ni ibintu nyine bishobokera bakeya bitewe n'ubuzima nyine twumvishe waciyemo. Yego bamwe. Yego murakoze. Kandi namwe mwarakoze. Gusa mwine maze kuganira namwe.
yakomeje avuga ese buriya ikiganiro twakoze cyagira uwuhe mumaro ariko harimo abantu benshi bampamagaye bampumuriza bisa nk'uwongera ijwi kugira ngo twumvikane. twatandukanye numva ko ari igikorwa nyine kirangiye yego ariko iryo joro harimo abantu baraye bampamagara bampumuriza cyane cyane nk'abantu bagiye bagira ibyago nk'ibyo nahuye nabyo bapfushije cyangwa se barwaje umwana akajya muri koma abo nibo bagiye bampamagara hari abakarangaza bampamagaye hari abakanada bampamagaye ariko mu by'ukuri rwose bagiye bankomeza nabonye ari byiza ko barankomeje mva ko hari ubundi buzima nambwa ati hangana natwe ibyago twahuye nabyo kandi komera. Rero nk'uko twabikubwiye buriya icyambere buriya mu buzima no kwihangana kuko no muri Bibiliya haranditse ngo kwihangana bitera kunesha sibyo cyane abantu none se nyuma y'uko bakuganirije bakakubwira ngo ihangane natwe wenda ubuzima bwari bumeze gutya na gutya biza kugenda gutya na gutya wowe kugeza kuri ubu ngubu urumva umerewe ute? urumva ndumva nta kibazo nahise numva ari byiza kuganira ugatanga amakuru yawe kuri televiziyo yanyu kuko biba byiza n'umuntu ukarya urehura n'ibibazo ukumva ko ari wowe wenyine ukavuga uti Imana yaranyanze se cyangwa yaranditse ariko burya iyo uganiriye ugahura n'umuntu mutandukanye ukumva umuntu ufite amashuri ahambaye ukumva umuntu ufite se n'ubukire ukumva arafata umwanya 40 isaha iminota 40 akaguhamagara ubwo wumva ko nawe ubwo buzima bw'isi ntawe utabuzi mbese ibyo byarankomeje isa tuvugana ndumva nkora akazi kanjye nezerewe isa tuvugana ndi mu mbaraga zo kuri abana banjye nishimye yego isaha mbihe ndumva hari cyahindutse kubwo ibiganiro bya bene data banyitayeho banganirira. mbere wumvaga uri wenyine se utarabona abantu bashobora kuba bakuganiza cyangwa bakubwire ko ubuzima bwabo buhwanye n'ubwawe? numvaga rwose ndi jyenyine numvaga nanjye sinayihaza numvaga nanjye kuva ku isi byambera byiza kutaba kuri iyi si nkumva byambera byiza ku giti cyanjye kandi ubwo mbivuga nditwa n'uwapfa abana banjye ati mama upfuye twababara nkagarura amarangamutima y'icyo kibazo ariko ubwanjye numvaga nahaze isi tukandeza umwana arancitse ndabarize muri ubu buryo nkabaga numva mbega niyanze ariko nkubwije ukuri ku buryo munsi ndanezerewe kuko naganira n'abantu batandukanye kandi bakomeye barankumiza. hari umubyeyi umwe wanshimishije gusa ambwira ngo umwana wawe nubwo yarwaye akaremba wo muri Canada wamuhamagaye uriya munsi wo kuwa gatanu nijoro wa munsi tuvana hari umubyeyi wamuhamagaye yakubwije ukuri yarambwiye umwana wanjye napfushije umwana rwose niyo abasha no kunyumva Imana imuha umugisha yarankomeje bavuga ngo umwana wanjye we yabyaye umwana upfuye iyo ndebye ivarisi mu nzu imyenda y'umwana ndaturika nkarira we niko yambwiraga mu by'ukuri twarize duhuza umubabaro ndarira dusubira mu kiriyo bushya we ku itariki 16 mbeza z'uku kwezi kwa mbere niko umwana yarijije ukwezi nabapfuye ntabwo uyu munsi niko umwana yarijije ukwezi niba kubwanjye umunsi yapfaga nibwo itariki 16 z'ukwezi kwa mbere ko nanjye yarijije ukwezi kuko napfuye ku 16 z'ukwezi kwa kangahe kwa 12 yari yubutse ukwezi umuntu waviriye mu mubiri mu cyukuri uwo munsi uba mubi uwo mubyeyi rero iyi message yanjye yamugezeho nawe uwo munsi umwana yuje ukwezi twarababaranye abo umwana wanjye ntiyabuze amafaranga umwana wanjye ntiyabuze kwitabwaho ariko yararinze araducika bari bamukunze yari umwana wabo wa kabiri ubwo rero byanyeretse ko umwana wanjye kugenda wenda atari n'ubukene cyane arankomeza ati hangane usanga mbe hisi nta kiza kirimo twese turakomezanya turihangana turasenga Imana ubwo nahise numva ko ibiri mu hano iwacu n'ahandi bihari isi yose ari imwe n'iyobora ari umwe ubwo mbe bintera kwihangana no gukomera kandi abanyarwanda barampamagaye abambwira ngo ihangane hari uwampamagaye ambwira ko nawe umwana yagiye muri koma ajya muri koma hashika ngo umugore amuhamagara amubwira ngo vayo ubusezere ku mwana wawe mu by'ukuri ngarebye umwana w'ahantu aryamye ngaraturika ararira ari umugabo ambwira ati rero giye nihangane nanjye narize ndi umugabo kandi uwandijije aracyariho ntaswe utakimufite ngo ndashima umwana we yaje gukira mama ubwo nagiye mpamagarwa n'abandi batandukanye numva ibyiringiro binjemo baracyambaza ngo aramutse ute cyangwa ngo komera bakama SMS z'Imana bembyuka numva nanjye Imana izi mbe nasanze no kujya hano hantu ari byiza kugira ngo bashe kuganira n'abantu bose ameze nk'aba bakomeze
nanjye nkomeze abameze nkanjye. Ni byiza ko rimwe na rimwe tuvuga ibi turimo, kuko no mu kinyarwanda baravuga ngo ujya gukira indwara ngo arayirata. Ndibaza neza bisa n'ibyo ngibyo. Ngo mama niko bimeze, ntabwo babeshye. Nyuma rero yo guhumurizwa waje kuba umuntu ukomeye, uravuga uti reka nkomeze akazi kagaburira abana banjye. Ibyo aribyo byose ni kariya tugusanzemo, kuko n'ubundi niko wari watubwiye imbere. Ese wowe ubundi muri kariya kazi ni izihe mvune zibamo? Tuganirize. Kariya kazi karakomeye. Kariya kazi kukajyamo ubwako n'imbaraga. Udafite imbaraga ntiwakajyamo. Yego. Dutangira saa 12 wageze kuri teri. Dutangira akazi saa 1, tugasoza saa 12. Kandi nubwo nabwo bitasaa 1 z'ijoro. Rero urumva wowe uriho gutyo ugataha ukajya guhangana n'ubuzima bwo mu rugo, nabyo ntiba byoroshye. Hanyuma se wowe iyo wiriwe mu kazi mu rugo wasizeyo nde ngo asigarane n'abana? Ntabwo mba nasizeyo. Abana birirwa bameze bate? Birirwa batariye kandi wowe wagiye mu kazi? Bano ubwo ndazinduka nkabatekera nk'icyo gikoma, bakaza kuza bakagisanga saa 6, bakaza kurya nijoro dutashye. Bakaza kurya nijoro batashye. None se wowe muri abo bantu bose bagiye baguhamagara, ingero wafatiye ku bantu bababaye, wabonye ari nk'uruhe rugero abantu bababaye bagakwiriye kuba batanga rutandukanye n'urw'abantu bishimye bagakwiriye kuba batanga? None babaye mbe no kwihangana, kuko atihanganye nawe ubwo yagira ikibazo mu buzima bwe. Kwishakamo kwihangana byanga bikunda, ukabyishakamo. Ubwo rero barankomeje ngo ninkomere si jye jyenyine biriho, dusanga nanjye Imana ntago yanyanze, bitanu bakari bya bose. Ubu se hariya ubundi kugira ngo uriya muntu abe yakugirira icyizere cyo kuba yaguha akazi, ubona buriya biterwa n'iki? Ni abaturanyi banjye, ngo niba biterwa nuko wenda afite ubushake, cyangwa babona ubuzima ubayemo. Cyane cyane ni ubuzima, kuko utafite ubuzima nka buriya se urumva yakaguha? Ntabwo yakaguha. Ese mama, ubundi mu buzima busanzwe ubundi ujya wizigama? Najyaga nizigama kera, ariko ubu nta kwizigama. Se nk'Icyatanu ukorera 2 wakwizigama ngahe? biba bigoye. Aya ntayo wakwizigama rwose. Nese ko twageze mu rugo abana ntitwabasanga? Sinzi impamvu, ko batagiye ku ishuri. Byagenze bite? Wasanga baba barimo barakina mu baturanyi. Byashoboka, nta handi bari bujye burasanga bari mu gapira nko mu baturanyi hafi aho ngaho. Bagiye bahora bagakina agapira mu kibuga. Tubwire noneho, ese mu minsi itambutse cyagiye ubwo duheruka ahangaha, twaganiriye nawe utubwira ukuntu ubuzima butari bworoshye, utubwira ku bijyanye n'umwana wawe wa undi nyine witabye Imana. Ariko naje gusubiramo ikiganiro mbona hari isomo buri muntu uwo ari we wese yagakwiriye kuba akura ku buzima. Ese wowe ubundi ni nk'iriye somo wowe wakuye mu buzima nyuma yo kubona ifoto cyangwa se ishusho y'umuntu wizereragamo ko ashobora kuzagira ikintu akumara, cyangwa se ko hari ahantu ashobora kuzakuvana akagera akugeza? Byaguhaye wowe iriye shusho cyangwa se Yesu? Reka nkubwire, ngeze aho ngaho bikomeye kubw'umwana w'umuntu, urabireba ukayoberwa icyo gukora. Yego. Ariko ukomezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imibabaro batozwa muri iyi si, ntabwo igereranywa n'ubwiza tuzabona. Ese nk'uri umubabaro uriya mwana wanjye, numva nimbasha gusenga nkanihangana nkanakomera, kimwe nuko bimeze gutya icyo kiyede, si nuko n'intambara zindi zibuze, zirahari nyinshi. Ariko iyo utafashe gusenga, uvuga uti Imana ni wowe ungenga, ubwo nahise niba kuriya ubu ko uburemere bwo kuba umwana wanjye bungana, nabonye ko nihangana n'ibyiza bizarenza umubabaro nahuye nawe. None se mama, njye hari ikindi kintu nshaka kukubaza muri iyi minsi ntari kwiyumvisha neza. Ufite umwana mutoya? Wa undi mutoya, kandi n'abandi nabo ntabwo barakura bihagije. Mu mafaranga ukorera ushobora kuba wabishyiramo ukwezi kw'amata kugira ngo nabo bazajye banywa amata? Ntabwo byakunda.
ubwo iyo nayabonye mbehe nk'abantu uyu munsi reka uyu munsi abana banywa amata bakayanywa ubwo ubundi bakarya mbese ngenda nyuzamo ariko ntabwo kuvuga ngo buri munsi ukwezi ntabwo byankunze. harya watubwiye ko ubundi kera wakoraga iki? wacuruzaga mu mavuta y'inka? iyo nacuruzaga maze sinakera na mbere ko umwana arwara niko kazi nakoraga. imbere y'uko umwana arwara? ko yafashwe mu kwa karindwi niko kazi nkora, nkaza nkazitwara amavuta i Kigali, nkaza nkabatunga. ubwo rero byavuyemo mbega kwicara kubera icyo kibazo. none se ma harya twaraganira ariko wenda hari abantu bashobora kuba batarumvishe neza muri icya kiganiro cya mbere cyangwa se wenda bataragize amahirwe yo kukireba, sibyo? ugiye kwihangana, ndabizi ntago byoroshye mu buzima, ntago byoroshye. turaza no kukubwira impamvu yatumye twongera kuza kuba twaza kugusura, sibyo? cyangwa se twaza kukureba. iyo ni impamvu uri bumenye inyuma nyine, cyangwa se dusa nkaho tugiye kugana ku musozo. yego sa nk'udusubiramo gatoya cyangwa se use nk'udusubiramo muri story ya Hamisi, ukuntu byagenze ubuzima bwe, ko wenda hari abantu bashobora kuba bataragize amahirwe yo kumva buriya buhamya waduhaye mu kiganiro twagiranye bwa mbere, ariko wenda bakaba bareba iki ngiki nabo bakabatusha ku mitima, cyangwa se nabo bakaba baguhamagara, cyangwa se nabo bakaba bafashwa n'ubuzima bitewe n'ukuntu wenda wagiye uza kubona ayandi makontakiti nanone aguhamagara, yaba abo ngabo utubwiye bavuye muri Canada bakaguhamagara, cyangwa se n'abandi bazakarangazi n'ahandi. usa nk'uwongera utubwireho ku buzima bwa Hamisi ukuntu byari bimeze. yego Hamisi yari umuhungu wanjye, umwana wanjye usa nk'uwongera ijwi kugira ngo twumvikane. Hamisi ni umuhungu wanjye. yego ubwo yari umwana ufite imyaka 8, yaruguje imyaka 8 mu kwezi kwa kabiri ko nguko. yego 24. yego ubwo nyine yafashwe n'uburwayi butunguranye. yari umusore ufite imbaraga, yari umusore y'ibikundiro, yari umwana ufite ibakwe, yari umwana udakunda kurwaragurika. yego kuri mu kwezi kwa karindwi afatwa gutya gahoro, arambwira ngo mama mu nda harambye n'amaguru. yego ubwo iryo joro ataka mu muriro mu nda, iryo joro yaraye yaka umuriro. gushakira ibinini kuri farumasi usanga harafunze, njya mu banyabuzima bampa ibinini, nza mu mwana biranga. hari mu kwa kane k'umwaka ushize wa 20. yego umwana ubwo yafashwe kuva mu kwezi kwa karindwi, ntabwo nongeye kuryama, ntabwo nongeye ikintu nkora, yabaye umuriro, bakubyimba amaguru. kandi ubwo Hamisi uwo nguwo ikintu nyine cyakomeza akakimbabaza cyane, ni ukuvuga ngo papa we twatandukanye afite umwaka umwe. Hamisi afite umwaka umwe. umwana apfa afite imyaka 8, papa we tutarongera kuba hamwe mu rugo. yego aza agasura abana akagenda, cyangwa se ntibanabonane bitewe n'ibyo yabaga arimo cyangwa se naho yabaga ari. yego ubwo rero igihe cyo kurwara k'umwana wanjye, ararwara araremba, umwana ndamuvuza mu kwezi kwa 8, mu kwezi kwa 9 ajya ku bitaro Nyagatare. yego mu kwezi kwa 9 k'umwaka utambutse. yego amatarasiferi y'i Kanombe. Kanombe baratubwira ngo umwana ngo afite ikibazo cy'imyenge ku mutima. yego kandi iyi myenge ntabwo tuzi ukuntu umwana aba yarayivukanye kuko imeze nabi. yego ubwo mubyumve ngo umwana yararwaye, mu by'ukuri abantu bose bajya barwara, ariko Hamisi yanyuze ikintu yarwaye, kuko Hamisi yararwaye indwara z'icyo. hari umwana ugira murare, umwana ntiyarya, umwana ntiyanywa, nkamuhata izo mbuto zikamunanira, nkamugura inanasi ikamunanira, yatungwaga n'amazi ya Nili. yabikiraga icupa rya buri munsi aho. mu kwezi kwa 9 avuye i Kanombe agaruka Nyagatare aryama mu bitaro. yego namwe mu kwezi kwa 10 yasubiye mu bitaro ngera aryamayo. yavaga mu bitaro tujya gusenga. yego twavaga gusenga tugaruka mu bitaro. yego umwana aravuzwa, umwana ashyika mu kwezi kwa 10, ngera mu kwezi kwa 11. mu kwezi kwa 10 ubwo ari mu bitaro Nyagatare, kuko buri kwezi yajyaga mu bitaro, ngenda byibuka cyane. yego mu kwezi kwa 11 njya mu bitaro Nyagatare, umwana araremba. ubushobozi bwo kujyana umwana kwa muganga wabukuraga he? umwana kwa muganga icyo gihe narakoraga. icyo gihe nicyo gihe mva nakoraga mbere. yego hagati aho ngaho nari mfitemo n'uduhene naragije umusaza mu kirebe 5 ndazigurisha. yego njyana mu mabaka mfite umwenda wabo, njyana mu bibina nkora y'amafaranga. yego icyo gihe maze gushirirwa neza
njya numva baca umugani ngo uburwayi bwishakira impamba. yego Icyo gihe nagiye ntabarwa n'abavandimwe n'inshuti n'abagira neza, ariko igihe kigeze aha ngaha umwana amaze kuremba, nababwiye ku kiganiro cyashize yuko habonetse se wabo na nyirasenge, yego nibo bahabaye intwari. Mu by'ukuri barambwira ngo tubashimire cyane. nanjye narabashimiye kandi ndabashimira ko umwana ari uwabo bwose, ariko bagize umutima w'urukundo ko umuryango ni mugari, ariko abana baravuze ngo uzana umwana i Kanombe. yego N'abampaye itike nzamukana, yego umusirikare amatike nzamukana njyana i Kanombe, rwari mu kwezi kwa 11 yego muri 25 gutyo. yego Iyo twahitse i Kanombe icyo gihe, ubwo nyirasenge bamwitaho aramuvuza, umwana afite mu kwezi kwa 12, mu kwezi kwa 12 tariki 16 hari ku wa 4, yego ubwo ubuzima bwa Kamisi bwari burangiye. Aho Kamisi yararwaye apfa nk'intwari, mbabwiza ukuri. Yewe ikintu kimfasha cyo kujya kuri ibi ngibi, njye narabaye imbere umwana njye nakundaga, niyo mpamvu njye mbicisha kugira ngo umuntu nzi niyumva ubuzima bwanjye ajye ushaka kunsengera, nimba mbabaye se babarane nanjye, kuko biravuga ngo umubare n'ababaye mwishima n'abishimye, yego kandi sunzi gusa kuko nahamagawe n'abatanzi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. yego Ibi byose biberaho kugira ngo bitwigishe, yego ntabwo bizaba ku biti. Nanjye byambayeho kuko Kamisi uwo nguwo ahera hasi aravuga ati Imana nkiza nzagukorere. Kamisi yasenga Imana, yarasigaye azi guhamagara Imana kuko yarayibwiye ngo Mana nzagucurangira, ariko biranga yuko akira. yego Nibwo yabwiye Imana, Mana nibwo byanze ko nzagucurangira, nubwo byanze reka basi nzagucurangire mu ijuru. Mpita mbona ko birangiye ibya Kamisi, ariko no mu kurwara kwe nabonaga nta cyizere cyo gukira, kuko naravugaga nkavuga ni Imana iyo wabikora byaba bintunguye, nk'uko Abisirayeli bakurikiye Mose bumva yuko batari bwambuke, yego ariko byanga bikunda barambuka. Nubaga nanjye Imana imukijije, yabikoze ko ari Imana, ko kwizera kwanjye kwari gukeya. yego yego Ko Kamisi rero pe yagiye nk'intwari, yari umwana muto mbabwiza ukuri. Icyo gihe ni ukuvuga ngo yaguye amaboko y'umuryango i Kanombe, umwana araza arashyingurwa, burya twaraganiriye, yego nicyo bibabwiye sinasubiye inyuma ngo ndebe ikiganiro ko gihagaze, kuko nzi ko atari ngombwa njye kukireba, nariganiriye. yego Ariko ubwo umwana yari mu maboko ya nyirasenge na se wabo, umwana araza turamushyingura, yababwiye ko yatabawe n'inshuti n'abavandimwe. yego Ariko njye agahinda nagize cyane kajya kambabaza, mbwira n'ababyeyi bose nasubiramo, ni umwana kubura se na nyina kandi bahari. Njye nababwiye ko Kamisi twamushyinguye, ntabwo tukawakirira iwabo tugashyingura umwana, nkataha nkajya iwacu na se nakaguma iwabo n'imiryango ikaguma iwabo. yego Ubu nkaba nicaye, yego bari kuza kwicara kwanjye naje mu bwigunge bwanjye, nta munyamuryango nigeze mbona uza kumbwira ngo komera, yego ntabwo nabonye umbwira ngo tubigenze dute, ubwo nakomeje mu bwa buzima busanzwe. yego Ku rupfu nabonye abantu, ariko mu buzima busanzwe ntabwo nabonye imbere, nta nabo nabonye inyuma. nyuma y'urupfu nta bantu bigeze baza ngo baguhe baguhumuriza. Abaturanyi baraje, ubwo ngende ku muryango mbyaramo, yego ubwo ni ukuvuga ngo bihugiyeho. Ubwo rero nanjye nkatekereza nkavuga ngo wenda ni ko isi imeze, ariko mu by'ukuri birababaje umuntu kugira ibyago ukagenda ukicara iyo ngiyo, mbese urabyumva nawe uko bimeze. Ntabwo byoroshye. Ubwo Kamisi ni uko yagiye rero, ubwo ikindi kintu kiriyo nyine n'uwo muri mukuru we Kamisi akurikira, yego ubwo nako nyine kararwaye kamwambazaga, yego karwara kutihagarika, kakihagarika kakababara gutya mu mayashaka cyane, bigatuma agenda kujya kuri toyi, kajyayo bikanga, yego umwana akabaye ntacyo akoze. yego Agiye kwa muganga sante de sante, bamataransiferi bwa mbere baramuvuye, yego n'ubwa kabiri baramuvura, yego bwa gatatu bamataransiferi ijya Nyagatare. ijya Nyagatare. Nyagatare ngezeyo baravuga ngo nta kibazo bareba, bamuha imiti, ariko umwana n'isaha tuvugana aracyafite icyo kibazo. yego kuri njye nabyo ngo ndamusengera nkamuha n'amazi menshi, ariko Imana ari ireba ikibazo cye. reka dukomeze dusenga Imana. None se ubundi mama, tujye mu buzima rero bwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye, sibyo? Kandi dukomeza no kukwihanganisha tukubwira ngo Imana iragukunda. Imana ibaha umugisha abantu. Kandi buriya hari ikindi kintu njya nkunda kubwira abantu, ese waba utekereza ko Imana ibigufiteho umugambi? Cyane ndabyemera, kandi ndanabizi. Rero
mbere y'uko tukuganiriza icyatugenzaga wenda ngo tunakurekure unisubire no mu kazi kawe niba uri bunasubire, ariko ibyo ari byose urasubirayo. Yego, hari abantu benshi bakomeje kuba bakwandika mu makomanteri cyangwa se nawe ubwawe baraguhamagaye bakubwira ngo wihangane, Imana ikurinde, kandi natwe ibi ngibi byatubaho cyangwa se byatubayeho cyangwa se no mu miryango akenshi na kenshi twagiye tubibona. Ubundi uramutse ubonye nk'umuntu akagutera nk'inkunga wumva wakora iki? Akazi kanjye ni amavuta, uko nabikoze nkiri umukobwa. Amavuta bwoko ki? Uvuze amavuta ngiye simba niyumvisha amavuta ushaka kuvuga yari. Yego. Amavuta y'inka. Amavuta y'inka. Amavuta y'inka ni ku kiro. Turangura amavuta y'inka tukabona abakiriya bakeya i Kigali ku kiro, natwe tukayasubiza ku kiro. Ngo mbega ntabwo mba afite igishoro kandi abakiriya bwite nabo simba mbafite neza. Rero Imana icira inzira ikampa abakiriya, ubundi ikabyara ikampa nk'igishoro. Mu by'ukuri naba mbonye umurongo. Waba ubonye umurongo. Hanyuma se uramutse ubonye umuntu wenda tuvuge n'urugero akakubwira ati rero igishoro wenda sindakibona, ariko byibuze reka ngewe mu bushobozi bwanjye bucya nkuguremo nk'agafuka k'umuceri cyangwa se nkwishyura amata y'abana, byo wabyakira gute? Nabyakira neza kuko yaba yitanze uko ashoboye kandi bikoze bikunze. Wabyakira neza. Abakoze rwose. Rero wari uzi ko Imana igisetsa abantu se? Cyane. Wari uzi ko Imana igisetsa abantu? Ndabizi. Ni ibihe bimenyetso se byerekana ko Imana yasekeje nk'umuntu? Ye baba we. Njya mbibona nk'iyo dusenga rwose Imana igidusubiza gutya. Bizaba Imana ikadusubiza ikava ku musozi useka rwose. Imana igigusubiza ndabizi. Yego. Ubuse nk'abo ngabo barwaje abana rata bagakirwa ntiyabashikije bazabyibagirwa cyane. Ntabwo babyibagirwa. Rero reka mbere yo kubivugaho reka mbanze mbashimire. Ngiye gushimira abarundikazi babiri bantumye kuri uyu mubyeyi, namugezeho kuko nicyo twiyemeje twamugezeho. Rero hari ubutumwa baduhaye kugira ngo tubugushyikirize. Aho umugisha. Yego, baduhaye ubutumwa kugira ngo kuko nabo bumvisha ubuzima bwabo ukuntu bumeze. Baravuga bati mu bushobozi bwacu hari ikintu twakora. Niyo mpamvu nari nangiye nsa nk'utebya ndavuga ni nawe Imana yagusetsa nkuko igenda isetsa abandi. Bambeshimye. Fora twaje kureba twitwaje iki? Menya. Rero okay. Tudatinze mu magambo cyangwa se tutizimbye mu magambo, hano mfite ubutumwa bwawe ni amafaranga 1000. Ariko ikiza buriya nuko wabyibarira. Sibyo? Ikiza nuko wayibarira hanyuma ukabwira abantu badukurikiranye cyangwa se nkagufasha kubaramo kimwe. Nkagufasha kubara. Kuri mikro ntacyo twenda yifata. Ibi ni 5. 5 inshuro 10 ubwo ni 50. Ni 1 2 3. Sinzi niba cameraman agerageza kugira ngo yerekane ko ibyo wenda turimo turakora ari byo cyangwa se ubutumwa badutumye kugira ngo tugeze kuri uyu mubyeyi wenda bwaba ari bwo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ibi ni 50 byakira. Bantu zisubire muzibarure ko zuzuye inoti 10. Ziruzuye cyane. Byibuze hari n'ibyiringiro byerekana ko Imana yagusetsa. Imana ibaho umugisha rwose. Twakomeje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Naya yabaru urebe ko yuzuye neza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
9, 10, 10. nabyo biruzi ibihumbi 50. Biruzuye. ubwo yateranyije yose nangahe? Ni 100. aya amaze kugera 100. turacyakomeza. Yego. hano mfite inote rwose zimeze neza za 5 5. turacyakomeza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. aya nandi 50. ugiye bara neza kugira ngo taza kugira ngo wenda imwe ya 5 nayitisha. ayo nangahe? 150. 150. twakomeje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bara naya ngaya tureye ko yuzuye. Ukaba wayabaje. 10. Nayaruzuye. Nayaruzuye. yose hamwe ni amafaranga mama? Yose hamwe ndareba ari 200. yose hamwe ni 200. rero 100. navuze ko ari abamama b'abarundi babiri bayohereje y'abarundi kazi bayohereje. umwe yohereje amadolari 100 ari byo 100 kuri Western Union, n'undi yohereza 100 kuri MoneyGram. bongera umugisha no kuri pe. Amina. rero aya mafaranga nubwo ubona nyaguhaye. Yego. Inshuti yanjye. ntago ari yandi nakubazaga ese uramutse ubonye umuterankunga wakora iki wakora iki? Bambwiye ko nyakoresha iki? aya mafaranga nayo gucisha umwana mu cyuma. Yego. Nubwo wenda ushobora kuba wagiyeyo bikaguhenda, urayifashisha ucisha umwana mu cyuma. hanyuma wenda nkuko usenga cyangwa se twanakomeza no gusenga. Yego. Imana ishobora kuzaguha abandi bantu bakakugira neza, bakaba bakuvuriza umwana cyangwa se bakaba bamwe baguha n'igishoro, ukaba wagura amavuta y'inka nkuko babitubwiye. ariko se ubundi tutarajya kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo wenda tuzacisha umwana mu cyuma, tukiri kuri ibi ngibi batubwiye ngo ibijyanye n'amavuta y'inka, ubundi ikiro ugifatira amafaranga angahe? Biterwa n'igihe turimo. yari mu zuba abahenze, yari mu mvura ntabwo abahenze. ariko byibuze uba ubona se uramutse ubikoze ubuzima bwahinduka bukaba bwiza, cyangwa nabwo bwaguma ari aho ngaho nyine bya bindi tuzi bisanzwe? Mbonye isoko ry'amavuta rwose bwahinduka. Ubonye isoko ry'amavuta byahinduka hamwe n'igishoro, ariko cyane cyane habura isoko burya. habura isoko. none se uramutse ubonye umuntu se aramutse yifuje kuba yagukorera ikindi kintu kitari ukuvuga, kuko uravuze ngo n'ubundi biragoranye by'amavuta y'inka, gusa wenda nabyo wabikora, ariko nanone mu gihe utari kubikora wenda abantu bazakuguhamagara bakuganirize cyangwa se baguhamagare bagutera inkunga. gusa hejuru y'ibyo byose ndashimira abantu bagize umutima wo gufasha no mama. mu by'ukuri bitewe n'ukuntu no mama yatuganirije, byumvikanaga ko ari umama ubabaye, ubayeho mu buzima butoroshye. kandi ikindi kintu wenda rimwe na rimwe abantu batubwira ibyo bishakiye cyangwa se ibyo barimo baratekereza bitewe cyangwa n'ibihimbano. rimwe na rimwe tukaba dukeka ko wenda umuntu ashobora kuba avuga ibintu bitewe n'icyo ashaka. ariko noneho umunsi wa none twagiye gusura umumama nk'uko mwabibonye, twageze iwe dusanga nta wuriyo. tumuhamagaye kuri nimero ye ya telefone yaduhaye, atubwira aho tumusanga. tumusanzeyo twasanze arimo arakora akazi k'ubuyede. nubwo twagutindije ariko wihangana gato. ubu ugiye kuva hano uhita usubira hariya? amasaha ntaragera. isaha ya kare ni 12:00 ubundi no kurengaho. nongera kwibutsa ngo uriya muntu umutubwire ngo Imana imuduhere imigisha myinshi cyane kuba yitanze akaduha umwanya kugira ngo tube twaganira nawe. mama, ibi bintu ubonye cyangwa se iyi mpano ubonye, tubwira ibyiyumviro byawe. birantunguye rwose kuko ntabwo ibi nabitekerezaga. iyo numvaga yuko ngomba kuvuga nkaruka ku mutima, nkabwira abantu bose bumva bababaye bakankomeza, kuko nibwo bwa mbere mbigiyemo hejuru y'imyaka nababwiye mfite.
ariko gihe ntangaje n'abantu gikorera Imana ibaha umugisha birantunguye kandi biranshimishije kuko umwana wanjye rwose yararwaye pe icyumweru cy'imbenza amujyana kwa muganga gusa n'aba babyeyi Imana ibaha umugisha ahubwo niba wenda uriya twagane yaba arimo wenda nakabanyumva sinzi niba ari n'abandi yego hari umumama wabaye cyane ubona ababyeyi bapfushije umwana ubwo rwose Imana ibaha umugisha wenda amafaranga barayafite ariko nabo hari icyo bifuza Imana ibasubiriza aho bakuye yego ndanezerewe cyane rero ni ukuri ntabwo byo mukora bidafite umusaruro yego Imana yabashyiriyeho igihe ibi ni byiza kumva ngo umuntu agiye hano wagiye ku isi kuvuga mu by'ukuri ntabwo wajya uvuga ibikozasoni cyangwa se ibiteye isoni ahubwo igihe nk'icyo Imana yibutse umuntu wazongera ugahagarara ubwo itariki Imana yankoreye niyo mpamvu dukora kino gikorwa nako dushize amanga Imana ibaha umugisha cyane sinzi icyo navuga ko birandenze yakoze ibi ngibi bizakora n'ibindi amina harya watubwiye ko inzu ubamo ari ikode watubwiye ko inzu ubamo uyikodesha amafaranga 6 bigaragara nk'aho ari make ariko ni menshi ariko noneho wishimye n'imyaka iragabanyuka reka niko wasanze mu kazi kandi muri siporo ga wa munsi kako kiganiro cy'urupfu rw'umwana wanjye nyine bisa nko kwibuka ariko ubundi mu kazi kandi namwe muranshikije urumva ni siporo mbega nyine Imana ishimwe cyane kandi dukomeza gusabira n'abandi bagifite ibibazo wenda bimeze byenda kujyana isano nk'iby'uyu mama cyangwa se n'ibibazo bigiye bitandukanye twongera kubasabira kugira ngo Imana ikomeze kuborohereza gusa tubabwira ngo ntago muri mwenyine nk'uko bisanzwe iteka Imana izahindura amateka kandi ibintu bizajya mu buryo wenda umunsi wawe ushobora kuba atari uyu nguyu ariko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuba ari umunsi wawe rero mama wenda uyu munsi wa none tubonye bimwe ariko nejo bundi wenda hari igihe tuzabona n'ibindi sibyo kuko nk'uko bitubwira uravuze uti ni ibintu umuntu aba atiyumvisha no mu buzima busanzwe none ongera tubwire gatoya ku bijyanye n'imibereho ubundi y'abana bawe yego rero y'abana banjye ega burya ni nk'isaha Imana ishatse kugira ngo muganire natwe yego aho ubona ubuzima umuntu abumazemo igihe ko mu myaka 8 yatandukanye na papa wabo bibaze kuba uri umumama urera abana ukarera abana ukabarera bakeneye amata bumva ko bari bato bari impinja ukabaha amata ntiwabwira ngo nimunywa amata ngo uko adahari byanga bikunda ugomba kuyabona icyo gihe abana akageza aho batangira kubamo bakuru kuruganza afite imyaka 12 umukurikira 10 n'uriya wagiye n'undi muto ni ukuvuga rero ubuzima bukakaye ariko kuko ari ibintu umuntu aba areba biri ngombwa Imana yarabyemeye ko imisozi muterera cyangwa se yampaye n'umurimo ko nkukora mu by'ukuri turabyemera ni ikiyedi cyakongiye guhinga sinjya mbishobora pe hari ibintu biti byati kuki utabishobora iyo mpinze neza intoki ziranga mbese ko twasanze uterura amatafari bw'intoki biriya bisaba imbaraga ariko sinzi ahantu bitandukaniye n'uvuga ngo iyo uhinze turwara ibinanga bita nk'amabavu n'icyate ntabwo nagishobora ntabwo bita 30-15 sinanabizi ariko ni ukuvuga ngo ntabwo nabigerageza ariko biriya ndaterura amatafari nkajya saa 12 hari iminsi 2 nananirwa 4 nkaruhuka nkongera ngasubirayo gutyo ubwo rero ubuzima n'ubwo iyo nyakuye yo mu minsi 5 bafite ibyo barya mu nzu ibigori biba byeze kare ukabona aho bihaha ukabishyira mu nzu kumara iminsi 3-4 udahembesha hari iminsi 5,000 ukaza ukagura umwana akambaro kadafite kuko ibyo kurya babihashye ubwo ni igikoma ubwo rero nuko ubuzima bubaho bukaguma gutyo akukabona umwana arakuruka bufite ibyiburo wondera bwakura kanihangana ubwo ubuzima nuko buhagaze ariko ntiba byoroshye abantu bafite imitima ifasha bo wababwira iki ni nk'iki kintu wababwira cyangwa se imitima ikunze cyangwa se imitima yuzuye impuhwe ngo bana babwira ngo Imana ikomeze kubongera umugisha kandi bakomeze gukomera mu mpano bahawe
kuko iyo mitima ntabwo benshi ariko bayifite. Gufasha umuntu wumvise ababaye kuri iki gihe ibyo ndebesha amaso yanjye n'uwo mfite icyo mupfa ntacyo gufasha bitewe n'ibyo ngenda ndeba. yego ni ukuvuga ngo gufasha ni umutima wihariye. abo bane Imana ibaha umugisha kuko urumva biratandukanye n'umutima w'urukundo. ariko ubundi mama hari ikintu ntakubaje, ugira konti? Konti ndayigira nubwo naheruka kuyibitsaho rwose. Konti urayifite nubwo udaheruka kuyibitsaho kubera ko nubwo naguhaye amafaranga ntabwo uri buyatane mu ntoki. turajyana kuri konti sibyo? turajyana kuri konti uyashyire kuri konti turi kumwe sibyo? hanyuma ubwo niwo uzapanga uburyo umwana wawe uzagena umunsi ushobora kuba wamujyana kwa muganga. ushobora kubitsa hano bugaragara ukazajya kubikuriza Nyagatare. siko bimeze. ushobora kuyabitsa mu nzu urabizi nta wamenya sibyo? bakaba bayakwiba cyangwa se nawe ushobora kuba wayabika mu mufuka ukaba wasubira hariya mu kanya waza gutera nk'itafari ryayakomaho ukayajugunya cyangwa se n'abana ukayashyira mu nzu abana bakaba bayakinisha bakayajugunya sibyo? iyo turaza kujyana uyashyire kuri konti hanyuma ku munsi nyirizina ubwo ni wowe uzagira gute uzajya ufata aya mafaranga ukagira gute turajyana ryari ngiye usubiramo kariya kazi birakunda aya masaha kujya ku muhanda gatabo kari mu rugo urabigenza ute? Okay, ndihangana ko n'ubundi hari undi mama ngiye kureba hano hirya nshaka ko tuganira wampamagaye ngo tuganire. Njyewe turaba turi kumwe nta kibazo hanyuma mu kanya ndaguherekeza amafaranga ugiye kwereka kuri konti. Siko bimeze? Sawa nta kibazo mwamukoze. hanyuma mama mbere yuko dusoza nk'iki kiganiro ni iki kintu wabwira abantu? Ikintu nabwira abantu Imana ibaho umugisha. Mu by'ukuri njyewe hari umuvandimwe umwe wampaye message itari nziza. Ndavuga ntigende kuri WhatsApp mbwirizo mbabaye mbwira abantu uburwayi bw'umwana wanjye ngo bansengere cyangwa se bamfashe. ubwo rero njye mvuga yuko igihe gikwiriye ni ukuri kino gikorwa bene data bakoze nagiyeho mvuga icyaha cy'umwana urwaye nzongera nkagaruka mbabwira ko umwana yakize cyangwa se umwana uko ahagaze ko ntago nagenda gutyo sibyo? hari impamvu Imana yatumye njya uriya munsi njye ntago nari nyizi nkuko nabikubona ubwa mbere ngiyeho. rero kandi kano ka message nabonye ejo gusenga mu by'ukuri burya muri ya misi muvuye mu rugo muzi ko nabwiye ko papa w'umwana atuye hafi aho ngaho. kuvuga ngo mbabwira ko abana banjye kutabona ikintu atari uko atagifite urumva niba uri umukene ariko ntiwabura icyo umwana wawe. nyankore surprise ubwo banangira baha amata litiro 3. Yarantunguye rwose abana barishimye ati dade duhaye amata. ubu muri make minsi turaza kubyuha bitewe nuko turimo tunywa amata. nibyo bya bindi nakubwiraga ngo yakoze birizakora n'ibindi. Ama litiro 3 turazifata dushyira mu gikombe bakanywa. ubwo Imana imuha umugisha agiye musabiye umugisha nubwo abana araba ariko yarantunguye kandi nakomereza Imana imuha umugisha. ubwo nabazwaga n'umwana kubura sahari nkavunika. ubwo rero yahaye abana amata ikamuha no kwivuza. bose ndabashimiye kandi namwe ntabasize namwe murakoze.